buriya ntunatungurwe urumva ntunatungurwe hagiye gusohoka indirimbo ya Bruce Melody na The Ben. Ibyo bintu urumva byakunda bizakunda ari ukugira ngo bitegure bate babatama. Padiri mukuru wari kuri paruwasi yagiye kuri katedrali, ninjye ugiye kujya usoma misa kuri paruwasi. Nasanze bamanitse akaboko ngo nguhite umwisengo byishimo. Narumiwe da, sinatashye ndi njyenyine kandi twagiye turi babiri. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribers kuri Birangiye TV ndetse na Birangiye TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ndi kumwe na wa musore yitwa Mr Panda Boy. Ngira ngo uramubona mu mwambaro we w'akazi. Ewana Mr Panda Boy, twakongera tukaganira ikiganiro cy'ubushize cya abantu benshi baragikunze. Bamwanyakira message kuri WhatsApp bambwira ko bashaka kongera kukubona. Nagarutse kabisa. Okay. Waza tukaganira narivye. Nta kibazo. Sawa. Mr Panda Boy, amahoro. Namahoro kabisa. Okay, twongeye turakwakira kuri Birangiye TV. Murakoze cyane. Watangira wibwira abantu asanga ari abashyashya bagiye kureba iyi video cyangwa bari kuyireba, watangira wibwira. Nitwa Mr Panda Boy nk'ibisanzwe. Boro zanjye barabiza ahantu zica. Ukora ibijyanye n'ibiki wababwira? Comedy barabiza abantu banjye. Okay. Mr Panda Boy, ari saga iri hanze ijyanye na telefoni ya The Ben bamwibye ari mu gitaramo mu Burundi. Sinzi niba ari ikintu wabitubwiraho, ariko ubinyujije mu buhanzi bwawe bwa comedy, byibuze n'abantu bari kutumva cyangwa batangiye kureba video bakagira icyo bumvamo. Ibyo telefone rero ni birebire kabisa, kuko numvamo ngo bafata ku mamesa bande bose ngo nyine bari muri ibyo bintu urumva. Rero ngiye nkanje umuntu w'umukomediye urumva wabyize neza. Reka nkuragaho ukuntu urumva. Umunsi umutingito uba nibwo The Ben yagiye Burundi, yageze ku kibuga cy'indege ati stop ngo babyumve, cyegera abashinga ntahe ati bodaboda nabo bati ntiyasingishuje mu izina rya Tayiga. Ngo yageze kuri stage ararira. Amaze kurira atunga mikoro ngo kuri mixer nyine ngo aratangira ararira ngo bagira ngo agiye kuririmba ngo indirimbo ngafitanye ngo na Diamond. Kumba abahanga baketse ko ari ikibazo. Panda, tubwire icyo kibazo baye baketse ko ikibazo ari iki? Ni ukuvuga ngo nyine ubundi iyo telefone ngo yari iri mu bantu b'intungane, harimo ngo fata ku mavuta urumva. Nawe yari arimo ngo ni umuntu ngo w'intungane, ngo bwira ngo yejejwe ngo karindwi. Kandi birakeka ko ari we muntu ngo wari wagiyeyo ngo nyine ku kamisiyo ukuntu. Coach Gaël njya numva ngo asa nkaho fata ku mavuta yagiye yajya niwe wese fata ku mamesa. Niwe fata ku nyo, byite fata ku nyo. Okay, niwe sokoje uko byogoshe. Okay, ngo niwe yagiye mu kwaha kwa Coach Gaël ngo ashaka telefoni. Bivuga ko yajyanye n'ibintu bijyanye n'impapuro. Iriya foto yagaragaye mu gitaramo cya Ben ngo ifata ku mavuta, usa bivuga ko ari we waba waragitwaye akagenda akayimanika. Weho nk'umukomediye, nk'umuntu w'inararibonye, we ibyo bintu ubona ari ni gute telefone yaboneka ko iri muri abo bantu bangana batyo? Yaboneka ite wowe ukurikije uko ubyumva? Rero ntabwo ndi umunyamuziki urumva, ariko
nubwo ntari umunyamuziki reka mbivuge. Yego. Mbo fata kunyo urumva niwe wafashe ifoto arayijyana mu gitaramo. Aragenda aminjira hose, ibyapa biramanikwa hose. Abahanga ngo babibone noneho binjira mu gitaramo mo indani. Yego. Bagezemo The Ben ajya kuri stage, babona atangiye kurira amaso aratukuye, ngatunga mikrofone kuri nuza kuri za mixeri, raturikararira. Kumbi ntabwo yarize kuko bari kumurwanya ngo igitaramo cye gipfe. Urumva? Yego. Ahubwo ari kurira kugira ngo yabonye abantu baje mu gitaramo cye, nyine biramushimisha birangira arize tu. Nk'abakomediye ubona muri filime, mu muziki, abantu baho basa nkaho bafitanye urwango n'iki, usanga ngo ibyo ngibyo kuba ari Coach Gaheri harimo na ba Bruce Melody n'abandi benshi, ugasanga DJ Pius ari kwita ngo Kenny Solo ni mugufi. Ibintu nk'ibyo biri mu muziki birimo amakimbirane, ariko muri komedi tubona ko ari ahantu bisa nkaho ari urufatanye. Mwebwe nkawe ukaba warinjiye muri komedi, weho ni iki wakwigisha abantu bari mu muziki, cyangwa ni irihe somo waba rijyanye n'uko muri komedi uko mubayeho? Rero reka nkubwire, twe muri komedi urumva, kwanza mu muziki ibyo bintu bigomba kubaho bigomba kubaho. Ibintu byo guhangana nyine babyita amabato ubundi. Ibyo ngibyo bibaho. Ntabwo ibyo nabyemera. Gute muri komedi ubwo bitabamo? Kuki ho hatabamo izo bato? Ako nabyo usanga bibaho, ugasanga nkanjye ngo bamfashe ngo bangiranye ngo na Nsabi ngo na Mitsutsu. Urumva baba bari kugiranya ibintu bitagerereye. Uzanye ibintu byansa. Mfite amakuru kuri na murumuna wa Nsabi. Abenshi barabizi. Ariko se ko Nsabi bavuga kiriya kirimi, wewe nkaba numva arimo gakeya, biba byifashe bite? Njyewe umugani wa Bushari urumva, nacomotse iwacu hakibona. Yego. Ni ukuvuga ngo ntabwo namaze imyaka myinshi hariya mu rugo. Niyo mpamvu rero nyine wumva hatarimo akantu ka cana za. Mr Panda Boy, sinzi niba ari akandi kantu watunyurizaho byibura tugasezera ikiganiro, cyangwa niba dukora ikiganiro gitoya kuko mbonye uri kwihuta. Nta kibazo, ariko mbabwire nyine ibi bintu byabereye mu Burundi biriya bigomba kubaho, kuko gufata Bruce Melody ukamugiranya na The Ben urumva ntabwo uba uciye nk'amabere. Izo bato zigomba kubaho, kandi buriya ntunatungurwe urumva, ntunatungurwe hagiye gusohoka indirimbo ya Bruce Melody na The Ben. Ibyo bintu urumva byakunda, bizakunda? Ari ukugira ngo bitegure bate babatamo ko barabatamo. Ibintu byawe umuntu yabisanga he? Ibintu byanjye umuntu yabisanga ubundi njye niyandarika kuri YouTube. Sinzi niba ari ikinyarwanda. Kwiyandarika ni ukujya ku karubanda bakakubona. Niho niyandarikira kuri YouTube channel ni Mr Panda Boy. Mukande na subscribe. Ujyane subscribe ni saboni cyangwa subscribe. Ariko man, nje hari umuntu nshaka gushimira mwana. Yerekana mushimire urumva, umuntu bitwa Berwa TV urumva, genda mushimira cyane. Nubwo ari mugufi kuri njyewe ariko ndamukunda, buriya yanzanye kuri kamera arayinyereka aravuga uti gushize kuri kamera ibyawe nibyo.
Okay. Mr Panda Boy, sinzi niba ari ikindi cyangwa tugasoza ikiganiro, gusa ni kigufi ariko abantu nibashaka ko dukora ikindi baze kwandika muri comment batubwire, tubatemo ibiganiro twaje tuje. Keretse niba bashaka n'akaburage nakabakubita, ariko niba gayo akanyarutsa ukuntu najyanye na Chita Magic uramuzi? Ndamureba. Abandi bita ngo rukara rw'urucita. Yego. Twajyanye kwita amazina ingagi hara mu majyaruguru Musanze. Ni kwavuga nk'arukure kandi ni mu rugo. None turi mu bantu benshi njya kwitaba telefone ku ruhande. Garutse ndamubura. Mvuye kuyitaba. Baza ngo yaragiye he? Nasanze bamanitse akaboko ngo ngwite umwisengo byishimo. Narumiwe da. Sinatashye ndi nje nyine kandi twagiye turi babiri. Chita Magic. Narumiwe. Ya rero ubwo bakunzi baberwa TV bwo mani bahumugisha mujyana amahoro y'Imana mu mitima yabo. Bibuke no gukora subscribe cyangwa saboni uko babivuga byose. Okay. Ikindi. Na padiri mukuru wa paruwase, padiri mukuru wari kuri paruwase agiye kuri katedrali. Ninjye ugiye kujya usoma misa kuri paruwase. Ugiye kujya usoma misa kuri paruwase. Dukubitira akantu gatoya ihita udusezera tugenda. Nuko The Benius ahamagara kiri ati ndaje Burundiriya. Nuko ngo babyumve Afrika yose hinda umushitsi. Baratangira ngo awi bodaboda ari nabwo umutingituba hatagira utigisundi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Cyane amahoro ya Kristo. Naho usigarana yandi. Murakoze cyane mwe mwamukurikiye Berwa TV. Ukomeze kugubwa neza.